nibyo koko abantu benshi bahamagariwe kwinjira mu bwami bw'Imana. Hirya no hino irarika rikomeza kuvugwa. Umuhamagaro uraza kuri buri muntu wese, batuye isi bose bakemera kwakira iryo rarika. Amadini ni menshi ahamagarira abantu kwegera Kristo, nubwo yose atayobora abantu mu kuri. Ariko iryo rarika rigera ku bantu benshi ribabwira ngo musange Imana. Ariko abasanga Imana hari umwambaro basabwa kwambara. Ni umwambaro wo gukiranuka, umwambaro ugaragaza imico ya Yesu Kristo. Imana yifuza imbuto ku bantu bemeye kwegura Yesu Kristo. Icyo nifuza kandi nkwifuriza ni uko waba mu batoranijwe, ntube mu bahamagawe gusa, kuko abahamagawe ni benshi. Abantu bavuga ko biyegura Yesu Kristo ni benshi, abantu bavuga ko bashaka kugendera mu nzira ya Yesu Kristo ni benshi, abantu bavuga izina rya Yesu ni benshi. Ariko bake gusa nibo bazagaragara ko bari mu nzira by'ukuri ibageza ku gukiranuka, nibo bazagaragara ko bemeye kwambara umwambaro wo gukiranuka.